turahindura dushaka simukadi icuruza mobile money, tuyigura n'umuhungu w'umumotari ariko we ntiyarazi iyo gahunda, ntiyarazi gahunda tugiye kuyikoresha. Tuyigura tumubwira yuko tugiye gutanga umwana akadukorera mobile money. None ya simukadi icyo yadufashije. Ngomeza TV, ngomeza TV yanje, ngomeza TV yawe. Niyonzima Valence, nkomoka mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyanza, umurenge wa Cyabakamyi, akagari ni aka Karama n'umudugudu ni Karama. Basubwira impamvu uri hano? Ndi hano kubw'icyaha cy'ubutubuzi nkora, ntwara amafaranga y'abantu nyakura ku masimukadi yabo. Ubikora mu buhe buryo burambuye wabona inyundi gutubura mbigenza gutya bakabwira? Ibyo bintu twabikoze mu buryo butandukanye, buri gice uko cyagendaga kiba niko ngiye kukivuga. Zamura agapfukamunwa neza ushaka ajye kukana ngo kagire mu bujiji. Tubitangira hagati yo mu mpera za 2017 no mu ntango za 18, twahamagaraga abantu tukaboherereza SMS igizwe n'amafaranga 75,000, tukababwira ko ari impano MTN bageneye. Ubwo ngubwo twamara kuyiboherereza umuntu akayakira, tukamubwira ko ayo mafaranga ataragera kuri mobile money ariko tugiye kuyamushyiriraho. Mu kuyamushyiriraho rero twamwakaga indi telefone, akaduha indi telefone tumuhamagaraho, yamara kuyiduha tukayimuhamagaraho ya indi twoherejeho SMS, tukamukandisha akanyenyeri 182, akanyenyeri umubare 1, akanyenyeri 1 nanone, akanyenyeri nimero wateguye ijyaho amafaranga, warangiza ugashyiraho akanyenyeri, ugashyiraho umubare w'amafaranga uforesheje, kwari uguforesha kuko tutabaga tuzi ayo umuntu afite kuri simukadi ye. Yarangiza nabwo agashyiraho akanyenyeri. Icyo gihe hahitaga hajyaho iyo bita ngo impamvu yabaga bya 75,000 twamuhaye bitariho, akabyandikaho inyuma, tukamubwira tuti ayo ngayo nibwo agiye kujya kuri konti. Kabwe noneho shyiraho pin yawe maze yakire, agashyiraho pin. Yewe agafite amafaranga angana na wa mubare twavuze, yahitaga aza kuri simukadi yacu. Yaba ntayafiteho bikanga, nta nubwo icyo gihe bandikanga icyo gikorwa ntikibashije kuboneka, ibyo bije nyuma. Bari bafite ijambo bandika ry'icyongereza, ugahita nibwo waba utakiza ariko ugahita umenya sinye yuko ayo mafaranga atariho. Ukongera ukamukandisha ukajya munsi ya wa mubare none wari wavuze, yaba yafite amafaranga akaza. Ibyo byaje rero kurangira kuko ibyo twabikoraga turi abantu, twari abantu 7. Twari abantu 7. Ubwo ibyo biza kurangira naba bantu turatandukana, dusigarana na 3. Abandi 3 bagenda bajya kuba mu Gatsata, dusigaranye nabo 3 rero. Hari icyaje gupfamo, hahandi wandikaga impamvu MTN sinzi uko yabigenje bivaho. Bimaze kuvaho wajya uhamagara umuntu noneho yabona ya mafaranga atagiyeho, biranga pe, bikanga, bikemera bake cyane, bikemera bakeya. Biza kubaho tuza guhindura, tumaze guhindura
hahandi hajyaga impamvu tubonye ko hatagikunze tugerageza uburyo inyuma ya ka kanyenyeri, inyuma y'urwego twumvisha umuntu yuko ashyiraho nimero ze akongera agashyiraho urundi rwego. Mu by'ukuri ibyo ntabwo byakundaga ngo bigire, ariko twebwe n'ubundi amafaranga ntiyaburaga kuza akaza, dukoresha ubwo buryo. Ibyo ntabwo byarambye kuko mugenzi wacu umwe yarabikoze, arangije abikuza amafaranga ku mu agenti baramufungira. Bamufungiye yari yabikuje ku mu agenti baziranye, aramufata amufatira Kimisagara. Bamufatiye Kimisagara asubiza amafaranga, kuva ubwo yahise yitahira, nawe ahita agenda ajya mu cyaro, dusigara turi babiri. Muri ubwo rero turi babiri twahinduye uburyo, kuko guhamagara umuntu umubwira ngo ni kuri MTN, abantu bari bamaze kubimenya, ubibwiye wese ukabona arabyanze, ubibwiye wese ukabona arabyanze. Nko mu cyumweru tukaba twabonamo amafaranga umunsi umwe wonyine. Biza kurangira turongera turahindura dushaka simukadi icuruza mobile money, tuyigura n'umuhungu wari umumotari, ariko we ntiyarazi iyo gahunda, ntiyarazi gahunda tugiye kuyikoresha. Tuyigura tumubwira yuko tugiye gutanga umwana akadukorera mobile money. None ya simukadi icyo yadufashije, twacekingaga amafaranga kuri nimero y'umuntu, ariko duforesheje nimero duforesheje, tukacekinga wabona ariho ukamuhamagara, ukamukandisha gutyo byihuse mu kanyenyeri 182 nk'uko nari nabivuze bwa mbere, ugahita uyatwara atanamenye n'ibyo atanze we rwose. Ibyo rero ntago byarambye, kubera yuko iyo bakuregaga, iyo babwiraga kuri MTN, ya simukadi bahitaga bayifunga. Iyo byabaye ku masimukadi 3 yonyine, turabireka burundu, turabireka dushyiramo pause. Hashize iminsi mikeya turongera duhindura gahunda, ariko ubwo twari babiri twenyine, noneho tukabwira umuntu yuko irangamuntu ye yayibarujeho amasimukadi menshi, kandi bitemewe, yaragomba gutunga simukadi 3, none hakaba hariho 4. Tukamubwira yuko agomba kwegera ibiro bya MTN bimwegereye bakazimugabanyiriza, yaba adafite umwanya tukamufasha. Mu by'ukuri ntabwo twamufashaga, ahubwo ni bwa buryo twahitaga dusubiramo bwo gukandisha, ariko twarabanzaga tukamucisha mu kanyenyeri, nako turabanza tukamucisha mu kanyenyeri 125 urwego, agakurikiza amabwiriza. Bajya kumuha SMS ya nimero zimubaruyeho, amaze gushyiramo nimero y'irangamuntu, harimo bazishyiramo bagasanga koko amasimukadi yarayafite kandi atayazi. Hari noneho washyira akavuga ati se ko mfite simukadi 2, izindi mumbwira zirava he? Umugambi wacu aho ngaho waba gupfuye, nitwabaga tukimukandishije yabaga tubonye. Ariko usanze afiteho nimero 3 ataratuwazi agakanda, tugahita tumujyana mu kanyenyeri 182. Impamvu twamujyanaga mu kanyenyeri 182 kandi twamubwiye ko ari gukuraho nimero, twamubwiraga yuko simukadi zose zavuye ku murongo ari amaserivisi turi kumusubirizamo, agakanda ngo arimo arasubizamo amaserivisi. Tukamubwira akanyenyeri 182, akanyenyeri umubare 1, akanyenyeri umubare 1 nanone, akanyenyeri nimero, tukamubwira iyi nimero niyo tugiye kugukuraho, agashyiraho akanyenyeri, tugashyiraho amafaranga tugereranije. Arangiza twageraho hapini, tukamubwira ati se urashaka amaserivisi yawe yose yasubirana? Ati ndabishaka. Ati se pini tugusubize iya mbere cyangwa urashaka indi ya kabiri? Ati ndasubirana iya mbere, yishyireho inyuma, ushyireho urwego, akayishyiraho.
yayishyiraho iyo afite amafaranga araza, yaba atayafite ubwo ntayaza nyine. Ariko ibyo nanone twabikoraga tukivuga ngo ni kuri MTN. Ijambo MTN abantu baje kurihaga kuko akenshi n'ubundi ni 82 duhamagara, ntago tujya duhamagara 81. Bararihaze bahamagara umuntu ugasanga reka da ibintu arabizi, turarihindura noneho turavuga ngo ni kuri rura tuguhamagaye. Ubwo nibwo buryo bwakoraga, twamubwira ngo ni kuri rura tuguhamagaye, uzi rura icyo ari cyo akagira ubwoba, agakanda ngo turimo turamukuraho nimero nk'uko n'ubundi bwa mbere byagendaga muri MTN, amafaranga tukayatwara uko nguko. Ibi bintu bimazemo igihe kingana iki? Nk'uko nabitangiye, twabitangiye kubikora hagati ya 17 mu mpera kugeza n'ubu. Harimo mwabitekereje gute, timu yanyu mwaje kwifominga gute kugira ngo mukorane? Ntabwo ari timu ifatika cyane kuko nari ndi Kigali mbana n'abahungu b'aba agenti, ariko giye nkora ubuyedi, ariko ntabwo twabanye igihe kirekire. Nari mpamaze nk'icyumweru cya mbere narahageze ndarwara, cya kabiri ndarwara, icya gatatu nari muzima. Abo bahungu b'aba agenti, abo bana bandi twakoranaga bo bari barabitangiye mbere, bakaba bafite ngo uko babaha amayinite, uko babagurira amayinite, noneho baza kubakura mu cyaro barabiyegereza. Mu kubiyegereza rero nibwo baje aho ngaho nabaga. Bose babisobanurira umuntu mwatwaye amafaranga menshi, mwamutwaye angahe, hanyuma nk'ubu bagufasha ugenekereje umaze gukusanya n'angahe muri iyo myaka hafi niyo yishe? Bo twatwaye amafaranga menshi, twamutwaye 898, ariko ntago twayatwaye, ntitwabashije kuyatunga. Igihe wagiye kuyabikuza kuri simukadi yanjye ibariwe kuri njyewe, nyabikuza ku mu agent n'ubundi tuziranye. Umu agent ayo mafaranga yari ay'umuntu w'Ibugesera, bahise bamufungira uwo mu agent, bamufungiye aza kunshaka. Aje kunshaka duhamagara wa muntu w'Ibugesera ngo tumusubize ya mafaranga uwo mu agent avyagira, ariko ibyo nabikoraga kugira ngo n'ubundi ntagaragara imbere y'ubuyobozi. Amafaranga twahise tuyasubiza, wa mu agent ajya gufunguza, asubiza ayo namuhaye ye mushubije, nawe ayasubiza uw'Ibugesera, bahita bamufungurira simukadi. Ayo ntabwo twabashije kuyatunga. Mumaze gukusanya angahe? Inshuro wafashwe gute noneho kugeza uyu munsi nyine? Ko nafashwe nanjye ntabwo muzi. Wafatiwe ni boss? Nafatiwe Kimisagara, maze kwambuka Karara imbere y'ibiro by'umurenge. Utunga simukadi zingahe? Iriya simukadi rega muri kureba buriya ntago zikora, kubera yuko MTN yaje gukanguka. Simukadi wayishyira amafaranga, umuntu yahamagara bagahita bayifunga, bashyira amafaranga bagahita bayifunga. Buriya ziriya simukadi nyinshi murabona zaranavunaguritse. Namwe bigaragara ko iyo mumaze kwiba umuntu akaba yamagara nyuma asanga simukadi yavuye, kandi mukamukoresha simukadi nyinshi babaga bayishe, kugira ngo mubashe kubona ziriya simukadi. babaga bayishe. Ubwo nimero y'irangamuntu nimero y'irangamuntu wabaga ufite, uhita usiba iriho ugahita ushyiraho indi. Uyikura iyi nimero y'irangamuntu hari ukuntu uhura n'amafotokopi y'irangamuntu, cyangwa se mu kimwe ugahamagara umuntu yakubwira ngo nimero mfite ni imwe, ugahita umubwira ngo duhe nimero yawe y'irangamuntu akayikwihera. tubwiye ko wakoraga ikiyede by'ibyo byose biriya n'ibintu bisaba ubuhanga n'ubushishozi ndetse n'ikoranabuhanga. Mufite umuntu wabigishaga kubafasha izo procedure zose? Oya, nawe abo bana sinamenye uko koko babitangiye, nanjye byarangoye kugira ngo mbimenye. Nkibagiramo, niyo mpamvu kwirangamuntu yanjye hariho simukadi nyinshi. Nkibagiramo gihe akazi kanjye kwari ukubikuza, ariko tumaze gutandukana n'abo ngabo bandi, urumva ko amafaranga twagendaga tugabana yarabaye make.
nuko nanjye nabyize rero. ubu ngubu uri mu maboko y'abashinzwe umutekano hari icyo wicuza? Ewe byinshi cyane, ndicuza. Ni iki wicuza? Nicuza ububwa nakoze nuko nagayishije umuryango wanjye nkajya mu bintu bidahuye, nkaba nanone nicuza abantu naba naratesheje igihe cyabo, ari uwaduhaye ari n'utaraduhaye. Yahagararaga akava muri gahunda yari arimo, tukaba tumushyize mu wundi murongo atigeze ategura. Ubwo ni ubuhemu bwa mbere. Muri iyi myaka yose umaze kugera ku kibyibuzo ukuyemo? Nta kintu gifatika. Impamvu nta kintu gifatika, n'utuntu naba narakoze mu rugo sijye wadukoze. Natangaga nk'ubwo cyasabaga gukora amafaranga nk'ibihumbi nka 500, umugore yarabimbwiraga, yabimbwira nkamubwira ngo mfite 100 cyangwa mfite 200, nkamuha nk'ayo ngayo, kandi ayandinzwe ajyana mu bintu bidafite akamaro, nigiyemo kunywa inzoga. Kuko wafashwe mugenzi wawe mwakoranaga yasigaye, urumva ari kuri bworohereze buryo? Tumaze iminsi 3 turi kumushaka, kandi ntekereza yuko ibyo bintu ari nabigizemo uruhare ku buryo nabo twari turi kumwe bahagaze aha ngaha. Sinigeze nkuraho telefone, ntabwo telefone twayikuyeho, twifashishije telefone yanjye. So ziriya simukadi ziri hariya ziri registered ku ndangamuntu zitandukanye? Zijya ku irangamuntu zitandukanye, wasanga buriya harimo n'izo ari ku irangamuntu yanjye, kandi zijya ziri ku marangamuntu atandukanye. Turagushimira cyane. Byinshi arabibwiriye ibyo yakoze, ntabwo ndi bujyemo kubera ko avuze ibintu byinshi cyane. Icyo twavuga gusa ni ibintu bibiri. Icya mbere nuko abakora nka we bakwiye kumva ko inzego zibishinzwe ziba zibakurikirana, bityo bakwiye kureka ibyo bakora, kubera yuko guhanga umurimo cyangwa se kugira umwuga wo kubeshya, wo kwitira icyo utari cyo, wo kwiba, wo kuriganya, amaherezo bikugwa nabi, bigira ingaruka mbi. Ibyo rero abamubona babikora bakwiye kubireka. Ababitekereza bakwiye gusubiza ibitekerezo byabo mu bitereko bakabivaho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ku baturarwanda bagishukwa n'abantu nk'aba ngaba bashaka kugira ngo babibe. Ngira ngo babyumvishije uburyo bakoresha. Babanje kwitira MTN bisa naho bimenyekanye, none baritirira rura ngo abantu bakagira ubwoba. Inzego zose cyangwa se n'ibigo by'abikorera bibereho kugira ngo bitange serivisi ku banyarwanda. Ntabwo bibereho yuko niwumva yuko umuntu runaka ari umukozi w'icyo kigo aguhamagaye ukwiye kugira ubwoba, ahubwo ukwiye gushira amanga ukamubaza, kugira ngo nukiyitirira atagikorera ahita atahuru. Ingero nuko yakwitira MTN, hari nomero za MTN ziba zaragiyeho, ngira ngo ibyo bigo bigenda bikora itumanaho, bivuga aho ugize ikibazo aho uhamagara. Bakwiye kureba rero koko niba ari abakozi bakaverifiya neza, bakitegereza bakareba niba ari abakozi ba MTN. Niba ari rura nayo itanga inomero ziba zanditse no ku modoka hirya no hino cyangwa n'ahandi. Umuntu akavuga ati ariko ngewe reka ndebe inomero kuko niba ari impamagara. Ariko rero rwose turagira ngo tubwire abanyarwanda bakigwa mu mitego nk'ingi yoroshye, kurindaho utanga ibanga, umubare w'ibanga ukoresha kuri telefone yawe, bakarinda bakakwiba rwose yuko atari byo. Kandi ngira ngo babyumvishije, bashobora kutabwira ngo ushyiraho amafaranga akaribo bayishyuriraho. Iyo aje baba bahiriwe bakayatwara, iyo ataje nta gihombo bakoze n'ubundi kuko bari bagamije kwiba. Abanyarwanda rero nibajijuke bareke kugira ngo abantu umuntu ajye ahagarara hariya gusa bibe, ava hayibe umwaka umwe, 2, 3, 4 nk'uko yabivugaga. Gutangira mu mpera z'umwaka wa 2017 ntabwo ari byo rero, nicyo twagira ngo tuvuge. Abatari hano bazafatwa, nabivuze. Abakoraga nabo bazafatwa, abatakoranaga nabo babikora bazafatwa, ababitekereza bakazabikora bazafatwa. Wenda icyo tutamenya n'ibyo umuntu atekereza, ariko ibyo umuntu yakoze akabikorera umunyarwanda bitari byo tukabimenya, turabikurikirana. Nka bya bintu ngo akarenza umuntu akarushya amagara. Arakurikiraho iki rero? Turamushyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha, rumukorera idosiye, rumujyane mu bucamanza, ubucamanza bukora akazi kabo.
ubundi gusoza umuntu yakibaza hari abantu badukurikiye bavuga ati hari turahamagarwa ariko ntituzi uburyo bwihuse bwo gutanga amakuru ku bantu nk'aba baba baduhamagaye twamaze kuvumbura ko ari abanyabyaha cyangwa se ari abasikoro se haba hari uburyo bworoshye bwo ariko buroroshye izo nzego zose zigira uburyo zinavuga uburyo awuhamagara ntekereza ko nawe ukoresha itumanaho uzi nomero zo guhamagara kuri MTN igize ikibazo cya serivisi izo zirazwe ahubwo iyo ngira ngo bavuze amafaranga ntabwo izo nomero zibuka sinzi ikibazo kiraho niba ari uko baba bakubeshye inomero za rura zirazwe iyo baguhamagaye bakavuga ibintu by'amafaranga ngira ngo uhitije ukavuga uti izi nomero ntabwo nokorwa ukwiye guhita wongera izubaza ko umuntu ukubeshya aravuga ko akora icyo kigo niba ari umupolisi inomero za polisi zirazwe bambe avuze polisi ko ari guhamagaye ari muhamagaye ugomba guhita amaguru ariko se kuko uyu muntu n'umupolisi kwambwira ibi nibi ntekereza rero ko ari abantu kwa maso bakereka kugwa mu mutego gusa ngo iyo baguye amafaranga ngira ngo hari n'abo tuya batugana bakatubwira ngo umuntu yarambwira ngo ndamuha miliyoni 5 ngo anyungukire 3 iyo business sibaho mu kwezi kumwe abantu bareke kugwa mu mutego rwose boroshye cyane nk'uwo nguwo bakure bamenye yuko hari ibisambo hanze hano ahubwo baduha amakuru gusa ibyo bisambo bifatwa Ngomeza TV Ngomeza TV yanje Ngomeza TV yawe Numurongo mwiza wasanga amakuru ukamenya ibyiriwe n'ibyaraye